umeze neza? Meze neza cyane. Urishimye? Cyane kabisa. Urishimye cyane? Ndishimye cyane. Natwe turishimye. Twe twaje hano nk'abanyamakuru ariko ku yindi side tuba twaje gusapotinga n'umuziki nyarwanda kubera yuko ntabwo ko twajya mu gitaramo cya Ruga cyangwa ari wese ntabwo ari nko twaza mu cyumuhanzi w'umunyarwanda. Natwe tuba tuje no kwishima noneho kureba level ariko umuntu utajya dutenguha. Ino na album murakoze cyane. Ni album ya mbere wahereyeho? Album yanjye ya mbere yitwaga Isaha ya 9. Yari album igizwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Yasohotse muri 2008. Ubwo niyo Antoine yagufashijeho? Imiziki Antoine Rutayisire yamfashije kuri recording yari kuri cassette, ntabwo yari album. Kwari nko kugerageza kujya muri studio. Nari umwana mutoya mfite imyaka 11. Ariko izo ndirimbo nazo hari abantu bazikunze, abantu cyane cyane bo mu itorero rya ADPR barazizi. Rero natangiye kuvuga ko nkoze album ariko nkoze Isaha ya 9 ariko izo nazo narazikoze. Bivuga yuko watangiye umuziki mu 2000? Mu mwaka wa 2000 nibwo nagiye icyo gihe muri studio bwa mbere. Ubwo bivuze ngo imyaka 23 irirenze uri mu muziki, hari benshi babivuyemo, hari n'abatandukire bagiye no mu bindi. Nta nubwo twabyita gutandukira ariko hari abandi bagiye mu bindi. Wabishoboje iki kugira ngo ubukire mu muziki ugisohora album imyaka 23? Urukundo rwo gukunda ibyo nkora, gukunda muziki, kuko muziki ngiye navuga ko wampisemo kuko sinigeze nkutoranya kuwukora. Ndi umwana nari mfite inzozi nk'iz'abandi bantu na bose. Numvaga nikundira itangazamakuru ahubwo ariko kugenda ndushaho kubikora mbikunze. Ikindi sinabikoze ndi kubishakamo inyungu cyangwa kwamamara cyangwa kuba umuntu w'igihanganye. Nabikoze gusa kubera ko mbikunda. Navuga ko urwo rukundo ari rwo rwatumye kugeza n'uyu munsi nkibikora. Yes, album wayishyize hanze, na album wagurishije mu buryo buri traditional nkuko wabivuze, amakasete aragura. Kubera iki wafashe 100,000 ukaba ari byugurisha album? Ndi yuko abanyarwanda kimwe n'abandi bantu batuye isi bamaze kumenya kugura imiziki online, kandi na album online nayo irahari. Ariko nanone nemera ko abantu bakunda ibihangano by'umuhanzi runaka baba bafite ubushobozi bwo kubigura no mu buryo bagura nka kuriya nayigurishije mu buryo bwa flash disk, mu rwego rwo gushyigikira ibindi bikorwa biba bikurikiyeho. Nzi yuko abakunzi b'ibihangano byanjye bashobora rwose kuba bagura album y'100,000 no kuzamura. Niyo mpamvu nabikoze. Marite, tutarajya kure, ubundi wakoraga ibitaramo byo kumurika album ukabikorera ahantu hagari cyane. Uyu munsi wahisemo kuza hano muri Institut France. Kuki wahisemo kuza ahantu ufite public itari nyinshi cyane wenda nkuko ahandi byagiye bigenda? Public ngiye nabonye ari nyinshi bitewe niyo nateganyaga muri kino gitaramo. Numvaga ari igitaramo cya mbere cyo nko kubonja abantu gatoya kuri album, ariko ni kibanziriza ibindi byinshi. Muvushe ko nababwiye ko ndi gutegura gukora iserukiramuco rya Fusion Art Festival. Nifuza kuzana ritangira muri uyu mwaka turimo, Imana ibikunze n'abantu bakabikunda, tukabona n'abafatanyabikorwa. Rero urumva igitaramo gitangira cyagomba gutangira. Ikindi navuganye na Institut Français, numva bishimiye cyane kuba twakorana mu gitaramo cya mbere. Sinarebaga rero ko ari hato cyangwa hanini, numvaga ubwo bufatanye mbwishimiye cyane. Ikindi mvuga ko histoire yanjye n'umuziki itangira mu Gifaransa, kubera ko umwarimu wanjye w'Igifaransa niwe wavumbuye impano yanjye yo kuririmba. Yarankundaga ko nakundaga gushobora gusubiramo uturirimbo tw'Igifaransa yatwigishaga za recitation mu ishuri. Rero bikazajya bituma nyine hari ukuntu amvugisha cyane. Niyo wambwiye ko mfite n'impano. So gukorana rero na Institut France ni ikintu gikuru cyane kuri njye, cyane cyane ko nanatangira Kesho Band nko mu myaka 13 ishize. Institut France niyo yaduhaga ahantu twitoreza. Rero urumva dufitanye ubumwe runaka. Kuri album ni indirimbo yakugoye, album wayikoze mu gihe kingana gute? Album nayikoze mu gihe kingana n'imyaka 3 kuko natangiye kuyikoraho muri 2020 mu gihe cyari kigoye. Nkuko mwumva muziki wanjye burimo abantu benshi batandukanye bacuranga ibicurangisho bitandukanye, kandi muziki icyo gihe tutabashaga guhura kubera icyorezo cya Covid. Byari rero bingora cyane kugira ngo mbashe kubishyira hamwe byose, ariko biza gukunda. Indirimbo yangoye cyane kubera amarangamutima yayo. Ni indirimbo yitwa Ingirakamaro. Yarangoye kuko ni indirimbo naririmbye ndi kwitura abantu nabuze mu buzima, nkababura ntabashije kubabwira yuko mbakunda.
numva muri njye harimo ko ngomba gutanga ubwo butumwa bw'uko niba ukunda umuntu none bimubwire none umubwire ko ari ingirakamaro icyakumara ikimubwire rero igihe naririmbaga iyo ndirimbo ayo marangamutima yarandemereraga cyane. Muri abo bantu hari umwe ubahagarariye? Nomade bivuga abantu batagira ubuturo bagenda bimuka bava ahantu bamwe bajya ahandi bashakisha hari ubwatsi bwiza bw'inka cyangwa n'andi matungo bafite bakararaho. Hambere hataraza civilisation twese niko twari tubayeho, ariko mu bundi buryo n'ubu ngubu niko tubayeho mu mitekerereze yanjye ko tugenda twimuka dushaka aho bimeze neza kurusha ahandi. Ikindi bigahura cyane n'ubwana bwanjye. Mu bwana bwanjye nabaye ubuzima bumeze gutyo kurushaho, noneho hamwe niyo mpano yo kuririmba urumva nari akana gatoya abantu bantwaraga hirya no hino mu nsengero kuririmba. Kuri iyo myaka 11 nazengurutse u Rwanda ndirimba, so urumva bira reflectinga cyane ku bwana bwanjye. Iyo ndirimbo ingirakamaro uvuze ko wayituye abantu wabashije kubura ariko utababwiye kubakunda. Hari umwe ubahagarariye wagusembuye akavuga ati yego hari n'abandi ariko uyu noneho niwe ntekerejeho cyane? Natekerezaga cyane kuri mama wanjye kuko namubuze nkiri muto kandi yari umubyeyi unyifuriza gutera imbere. Yari we muntu wenyine mu muryango wanjye wose wumvaga yishimiye ko ndirimba, ko ndi umwana mfite impano yo kuririmba. Iwacu mu cyaro nari ntarigera mbona undi muhanzi, nabo bari batarabona undi muhanzi, twumvaga indirimbo kuri radio gusa. Mu Rwanda rw'iyo Rusizi? Yego. Ariko mama wanjye yumvaga ari byiza kuba ndirimba. Ikintu rero cyaremereraga umutima wanjye nuko ntabwo yigeze mbona ndirimba ngo ndirimba nko mu ruhame cyangwa ngo abone ntera imbere mu bikorwa byanjye byose no mu buzima muri rusange. Kuva ahantu hamwe ujya ahandi ujya gushaka ubwatsi butoshye bihuriye n'ubuzima bwawe ku giti cyawe birahura cyane kuko ikiremwa muntu hari nanjye ndimo mbona yuko aho wari uri none wenda si uzabura ejo, kuko duhorana icyo cyifuzo cyo gushakisha aho bimeze neza kurusha ahandi. Marito, waba uri kuri stage, waba uri kuri stage warangiza ukarira, uri guperforming ukarira? Bijya bimbaho ariko ntabwo ari cyane, kubera ko urumva nk'umuntu w'umuperformer ufite ibintu wateguye gukora amarangamutima uburwana no kuyaganza, ariko bishobora kubaho. Abandi barize rero wabibonye se uri kuri stage ko arabo performance bakarira? Kuva icyo gihe ndi umwana naririmbiraga abantu bakarira, ntabwo nasobanukirwaga impamvu ibitera, ariko binyereka imbaraga nyinshi muzika ifite yo kuvugana n'amarangamutima y'abantu niyo baba batumva ururimi. Igihe nari ndi mu Buyapani muri tour nakoreyeyo muri 2019 narushijeho kumva izo mbaraga ziba mu buhanzi, ziba muri art, muri music, kuko nakoze ibitaramo 24 ahantu hose nta muntu n'umwe wari unzi, ariko abantu bashoboraga kurira. Ntabwo ari imbaraga zanjye rero, ni imbaraga zo mu nganzo. Martin, namuyoboke yarize nyuma ngerageza kumubaza no kubera iki yarize, ahita avuga ngo yakubona guri guperforminga akabona Martin wa performinze munsi y'urusengero rwa ADPR mu Gakinjiro. Ni mu Gakinjiro yavuze, ntabwo nibuka neza ngo icyo gihe baragutoreye bagushyira ku ntebe kugira ngo abantu uririmbe bakubona. Wari muto cyane, uri mugufi. Icyo gihe ndi umwana urumva najyaga ahantu mu nsengero cyangwa habaye nk'ibiterane binini badafite stage, noneho ndabyibuka bafataga nk'akameza gatoya bakagashyira nk'ahantu nkahagarara nyineho hejuru kugira ngo abantu bari imbere bambone. Rero byarabaye kenshi, wenda muyoboke twaba twarahuriye nk'ahantu nk'aho ngaho. Martin, muri album 6 ufite ni album wavuga iyi album nshyashya ni itandukanye n'izindi zose wakoze 5? Ibihangano bimera nk'abana b'umuntu, buri kimwe kiba gifite uko gitandukanye n'ikindi. Ikindi kuri njyewe muzika ikurana n'umuhanzi mu myaka, mu mitekerereze. Buri album rero ibitandukanye n'iyindi. Iyi ngiyi Nomade itandukanye n'izindi kubera ko nyikoze none, nyikoze ntekereza uko ntekereza ubu, ngana uko mbasha gusoma no kumva ibintu byose maze kumva kuri iyi myaka. Urumva biratandukanye, wenda niyo nakoze mfite imyaka 16 biratandukanye. Ubwo twanibutsa abantu izo album ni izihe? Isaha ya 9, icyo dupfana,
2010 intebe y'amahoro 2011 My Destiny 2012 Afro album 2017 hanyuma Nomade 2023. Ndi kugira ngo noneho ubanze ndetse n'abadukurikiye discussion ya Nomade indirimbo zigize muri make n'umwihariko ukurura abanyamahanga bose tubona bazitabira ibitaramo. Nomade igizwe n'indirimbo 8 harimo Nomade 2 ingirakamaro Lucifer Paris cyangwa se Le Paradis Imaginaire, iyo ndirimbo nyita amazina abiri. Hanyuma akabamo Nyambutsa nakoranye na Billy Ruzima, akaba yitwa Sibira naririmbanye na Soul Banks umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Guinea Conakry. Hanyuma akabamo na indirimbo Wihogora ya Inono Stars nasubiyemo, abantu bakunda ukuntu nyiririmba mu bitaramo, so ubu nayo basubiriyemo rero kuri album. Martin, ndi kugira ngo mubaze kuri uyu mubano wihariye ukomeje kugaragara hagati yawe n'umuhanzikazi Alinsano, bihurira he n'umwuga mukora w'ubuhanzi? Se twitega iki hagati yawe turi kubona umubano mwiza bisa nkaho utoshye? Alinsano ni inshuti ikomeye cyane kuri njyewe, kuko navuga yuko ndi umwe mu bantu batangiye kumwegera kumubwira ko ashobora gukora imiziki bwite. Icyo gihe aririmba muri hotel, najyaga kumureba n'umuntu wari manager wanjye witwa Dida, tukishima noneho nkamubwira ariko ijwi ryawe wakora n'imiziki yawe. Rero icyo kintu gituma dukomeza kuba connected. Ikindi dufitanye n'indirimbo turi gukora hamwe na The Major nayo izasohoka mu minsi iri imbere. Martin, iki kintu wabwira abandi bahanzi nyarwanda nk'inama yo kugira ngo babe bakora konseri, haza abazungu, haze abambasaderi, mbese ba driving umuziki wabo ku buryo ushobora kuba ku rwego international n'abandi bazi mu bitaramo byabo? Abahanzi b'abanyarwanda ikintu cya mbere nababwira courage, kuko abahanzi b'abanyarwanda twese turimo turavunika cyane kubera ko hari ibintu byinshi bitari byakubakika mu mwuga dukora. Nababwira ngo courage, dukomeze dukunde ibyo dukora, tubikundishe n'abandi, dutekereze mu buryo bwagutse, tumenye yuko turi abaturage b'u Rwanda, tukaba n'abaturage ba Afurika, tukaba n'abaturage b'isi, maze ibyo byose bize muri ya nganzo yacu. Nituririmba abantu bose batuye isi bazatwumva. Album urayimuritse, ariko abayiguriye hano, abatayiguriye hano batanahageze, ni gute bayibona? Abantu bataguriye album hano baracyashobora kuba bayigura n'ubundi baduhamagaye kuri adresse twagiye dutanga, cyangwa banyuze no ku mbuga nkoranyambaga nkoresha. Hanyuma abandi bashobora kuyibona kuri Spotify, Apple Store n'ahandi hantu hose, na iTunes, ahantu hose online, digital platforms zose zibaho imiziki, abantu bashobora kuyibona. Mani Martin, imyaka ibaye hafi 16 uri mu muziki. 23. Sure. Imyaka myinshi kabisa uri ku itara ry'abanyarwanda. Ubona ko abahanzi bashya cyangwa se aba bahanzi bahora kuri spotlight baragura views, igitaramo kirajya kuba ugasanga hari abantu benjiriye ubuntu hakozwe ayo manyanga kugira ngo bashowing off, donc berekana ubundi buzima batarimo. Wowe niki kigukura kuri pressure like gituma nyine ukora ibintu uri pose ugakora imiziki nitwumve ngo waguze views, ugakora igitaramo bigaragara ko abantu baje ari abanyabo, iyo pressure ikura donc uyirinda gute? Umuntu wa mbere ku isi njyewe turushanwa ni njyewe. Kuba umuhanzi mwiza kuruta uwo nari we ejo, nicyo kintu, nirwo rugamba numva ndwana muri uyu mwuga. Sintekereza yuko hari uwundi n'umwe turushanwa utari njyewe. Icyo nicyo mparanira, nicyo gituma ndi njyewe. None sinshobora kuvuga kuri strategies z'abandi bantu kubera ko si bibi cyangwa ngo bibe byiza, ni ubwo buryo umuntu aba yahisemo gukora umwuga we. Si ikintu numva natindaho, ariko jyewe umuntu wa mbere, umuhanzi wa mbere turushanwa ni Mani Martin. Ni sawa cyane. Martin, wakoze. Mani umugishimirimo y'amaboko yawe. Murakoze namwe. Pastor Pinimani Martin muritse album Nomade, ariko nawe ufite album hano hanze ari maje kujya hanze, abantu benshi bari babasogongeze. Bivuze iki kuri Mani Martin, bivuze iki kuri Pastor Pinimani ufite album nge ushobora ahubwo kubyita muri ubwo buryo bw'uko mfite album asohotse n'iyamani, ariko nge kuri Mani Martin ni mwarimu wanjye.
Mani Martin yaramfashije mu gutangira kariyeri, yatangiye mbere yanjye. Is still ibintu bya live yabisobanuriye kuko yabitangiye mbere afukuntu mbaye hafi mu kubyumva. None n'iby'umuco muri no minsi ndi kujyamo muri album nagiye inama nyinshi cyane na Mani Martin. Ari mu bantu ba mbere nkunda guhamagara ko afite amateka menshi ku bintu by'umuziki no kumaramo igihe. Rero nkunda kumwifashisha cyane kuza muri concert ye, ntabwo kuri njye ni nko kwiga, kandi nimba mwabibonye umuziki live abakora ntabwo ari uko gusa ari umuhanga, ahubwo harimo n'imyiteguro, harimo n'akazi kenshi bigaragara ko ni umuhanga ariko ukomeza gukora kandi n'akazi kakagaragara. Ugira gutya uti Rutica umugambi byaje gute? Rutica umugambi nari narihaye umugambi wo kuzakora umuziki ariko ufite ikintu kinini gishingiye kuri gakondo. Rero kuri no album byantwaye igihe nkora n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko nisanga ngeze kuri wa mugambi nari narihaye kera. Rero mu minsi ashize nagiye ku Nkombo ngira experience nziza yo kongera kumva umuco wundi w'u Rwanda kandi udasa n'uwo tumenyereye. Byongera gutuma bafite n'ukuntu baririmba ngo ni ba Rutica umugambi, nanjye mpita numva ndi umwe muri bo, niyo nahise Rutica umugambi. Gukora gakondo no gukora isoko mpuzamahanga, igiti cyawe ndabivuga. Nge ahanini ntabwo nkora gakondo nkurura isoko mpuzamahanga, ko n'ibindi byose byari kurura. Abo nkora gakondo kugira ngo isoko mpuzamahanga ribone ikintu kidasa n'ibyo bamenyereye, hajeho umwihariko, kuko ushobora gucuruza imyenda kazisa na Louis Vuitton naki, ariko iyo hajemo umwenda usukwaho n'ubundi nibwo nindi bayigura, ariko originality ituma demarque ikaba ifite ahantu. Numva rero ko hari intebe umuziki w'u Rwanda ufite ku isi ariko itari wicaraho, idafite ikindi kintu. Tugerageza kurira ku ntebe z'abandi, umuziki wa Nigeria wahe, ariko tugomba kugenda tugasira umuziki wacu. Pastor P, waje kureba imurika rya album ya Mani Martin. Album wumvisha imeze gute, indirimbo ziriho? Muri make urimo kumva indirimbo wiyumvaga gute zino ndirimbo za Mani Martin ziri kuri album cyashese Nomade? Icya mbere abantu bose bakora arrangement y'umuziki, ariko imyandikire gutega amatwi ukumva amagambo uretse n'umuziki n'amagambo aragutwara. Abafite history ukuntu yanditse, ni umuziki ugwa gutekereza no kumva. Ntabwo ari umuziki gusa n'amagambo, none y'amagambo ukuntu yerekeje umuziki niyo hazamo ubwo buhanga bundi burenze. Ariko ina album banyibukije ko kwicara umuhanzi akandika, umva ko yicaye yandika album, ntabwo yigeze azanga akora ibintu bya freestyle. Ni album yicaye arandika, none ajya ajyana muri studio. Usanga abanzi benshi batagikora, ntabwo aza muri studio akagerageza guteranya ibintu aho ngaho, ariko Martin ntabwo ari ibintu yateranye. Pastor P, hari umuntu wigeze kumbaza arambwira ati turi Abanyarwanda, turi Abanyafurika, ku isoko mpuzamahanga ry'umuziki Abanyamerika bashobora kuzana R&B, hip hop, Nigeria ikazana Afrobeat, Congo ikazana rumba, South Africa ikazana amapiano, Tanzania ikazana bongo flavor. Ku Rwanda twacuruza iki ku isoko mpuzamahanga ry'umuziki? Ahubwo icyo mari kuvuga dukwiye kwiga, ni nayo mpamvu tutazi icyo ducuruza kuko ntabwo tukizi. Niyo mpamvu tugomba gushakira ese niki tugomba gucuruza. Ni nayo rwo rugendo ndi hose, navuga ko narugeze ariko mbona megereje. Rero hari ibintu byinshi, style z'u Rwanda tuzi nkeya, buri karere kabaga gafite buri style. Nabimenye ibyo bintu nabyo ni Mani Martin wabimbwiye. Nakoze indirimbo z'urukerereza ziri album meruka gusohora, uko nizo nanahereho kugira mpere kubihari. Niyo wazaga kambwira ati buri indirimbo z'urukerereza ntabwo ari iz'ahantu hamwe, buri ndirimbo ifite akarere k'u Rwanda representing. None ndi kumbwira ati nifuza rero ko kuri na album hazajyaho ibintu byinshi representing u Rwanda. Ahita mbwira ati deja biriho kuko buri ndirimbo ibifite ani presenting. Ibyo rero nabimenyeye kuri Mani Martin. Ibyo rero kugenda tubyiga nibyo bizatuma tumenya icyo kugurisha, kandi bizanshimisha nitwa dufite umuhanzi w'Icyangugu ukora style itandukanye n'uw'Ikibungo, ariko zose ari izo mu Rwanda. Nicyo nifuza ko tugeraho. Pastor P, wenda tukira aho ngaho wasubiyemo indirimbo ya Burna Boy ariko uyikora muri style ya Kinyarwanda. Byaje gute? Hari feedback yabonye wenda z'abantu bo muri ba Nigeria cyangwa se wenda na Burna Boy cyangwa management ye? Iriya ndirimbo tubwireho nayo. Iriya ndirimbo nyumva nagize igitekerezo kari akantu
njye nakumvishije mvuze ese ubu ngubu ko umuziki wundi w'ikinyarwanda ufite gushyira hamwe uririmbyi rumwe biragora bisaba kwikirizwa n'abantu benshi babisaba ko habamo amajwi yihariye kandi agomba kujya hamwe navuze none reka ka kantu gashyiramo amajwi menshi agiye hamwe no kukorera indirimbo ntabwo nayikoze nshaka kuvuga ngo Burna Boy azabona ibintu birenze cyangwa iki nifuza ko ikintu ufite mu mutwe ngikuramo nkagishyira mu bifatika n'ama-image nkakora kugira ngo ndebe si ibindi koko inzira ndi gufata isa neza ariko feedback nagize niyo yatumye nkora ni album abantu barambwiye ati biriya nibyo ukwiye gukora rero ntabwo nayikoze kugira ngo mvuge ngo ntegereje feedback nabo nagira ngo mbanze ndebe bya bintu ufite mu mutwe mbishyira hariya ko nizera ko niyo batari kuma feedback nziza ntibyari kunca intege nayo narangije kubona ko ndi gukora ikintu kizima. Haravuga ko gukora gakondo nta maramuko ari yemeranya nabo. Ku muntu ukora umuziki ashaka amaramuko ndamwemeranya nawe gukora umuziki ashaka amaramuko nemeranya nawe kuko nge n'izi ndirimbo ndi gukora nizera ko nta nzara nyinshi ifite ku buryo n'imvaho nizo zigiye kungaburira ahubwo nifuza ko no mu gihe ntazaba mpari cyangwa nakuze ntagifite imbaraga zo gukora bazagira icyo bigiraho nahereyeho rero amaramuko iyo uyarebye ari wowe hari igihe wowe ushaka guhaga ugakora ibintu nabi ariko iyo ubikoze neza abana bawe nibo bahaga. Baza pe urakoze cyane. Murakoze cyane.